Isengesho ry'irayidi ni isengesho rikorwa mu mbaga, ni isengesho rikorerwa ahantu hagutse hatari mu musigiti, ashobora kuba mu mbuga, ashobora kuba mu kibuga, ashobora kuba ahandi hantu hateganijwe, haba hari ibiti, yaba ari ku gasozi, ariko hakaba ari ahantu hisanzuye. Irayidi icyo bita Idul Fitri ni umunsi wizihizwa abayisilamu bose ku isi bishimira ko barangije igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhani. Ramadhani ishobora kuba iminsi 29 gusa cyangwa se ikaba iminsi 30. Iyo ibaye iminsi 29 biba bisobanuye ko kwezi kutabonetse, maze bakuzuza iminsi 30. Ibyo ni nk'uko intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'umugisha yabyigishije. Iyo biramutse bibaye ku munsi w'irayidi bakayitangaza nimugoroba nyuma y'isengesho rya Magharibi, ntabwo abantu bongera gukora igihagararo cy'isengesho rya Tarawih. Iyo bigeze muri iryo joro, buri wese agomba kureba aho yashyize umwenda we, akareba aho yashyize umubavu agomba kuzisiga muri icyo gitondo, akareba agasabune azakaraba muri icyo gicuku, akitunganya, maze akareba urubyaro rwe, akareba abavandimwe, akareba inshuti, bagahaguruka bagana aho isengesho ryateganirijwe kubera. Iyo ibyo bihe bigeze, umuntu urwaye arihangana agacumbagira iyo bishoboye, cyangwa bakamusindagiza bakamugezaho isengesho riri bubere kugira ngo nawe abone ibyo byishimo. Iyo umudamu ari mu gihe cy'ukwezi cyangwa se ibihe by'imihango, ashobora kuva mu rugo akajyana n'abandi aho bari busengere, ariko igihe cy'isengesho ryagera akajya ku ruhande ntinjire mu isengesho, kuko kwinjira mu masengesho kuri we bari kizira, nk'uko kizira gufata igitabo cya Qur'ani, nk'uko nanone kizira kuba yakwinjira mu musigiti, nk'uko kizira kuba yakora umutambagiro mutagatifu n'ibindi bijyanye n'amasengesho aziririjwe. Iyo icyo gihe kigeze, abakecuru n'abasaza mu mbaraga nke nabo ni byiza ko tubasindagiza bagasangira n'abandi ibyishimo by'irayidi. Igihe cyose byashobotse abayisilamu bagerageza gusangira, abayisilamu bagerageza gutembererana. Icyo gihe icyari ibyishimo kigomba gusakara kikarenga abayisilamu kikajya no ku bandi batari abayisilamu. Ibyiza ni ibisangiwe nk'uko bizwi muri Islam. Igihe cyose iyo ibyiza bije, abantu barabisangira bakirinda kugira ubugugu. Umunsi w'irayidi ni umunsi abantu bafungura imiryango, bakirinda gukinga, bagategura ibyo bashoboye, maze uje wese akabasha gukoramo. Abishoboye bagerageza gutegura ibyo bateka, bagategura ibyo banywa, bagategura ibishobora gufasha abantu mu buzima bwabo, byaba imbuto, ibinyobwa, byaba ibishyushye ndetse n'ibikonje, kugira ngo abaza kubasura baze kubona icyo baza gufungura. Iyo icyo gihe kigeze, umuntu wari ufitanye ikibazo na mugenzi we cyanze gukemuka, nubwo baba bavuye mu ngando, uwo munsi wonyine ashobora kukirangiza, akamutemberera, akamusura, akamubwira ko icyo kibazo bagikemuye. Niba ibyo ngibyo byumvise, ni igihe cyiza cy'uko mu gitondo bari butangaza irayidi, uri bufate umwenda wawe mwiza kurusha iyindi igihe nta mushya wabonye, ariko niba warabonye umushya uwufate uwambare, umaze koga, umaze kwisiga, maze witere ibihumura, wisiga umubavu wawe mwiza, witere amarashi, nurangiza usohoke n'umuryango wawe nk'uko twabigarutseho, mugende muvuga muti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamdu. Imana niyo nkuru, Allah, Imana niyo nkuru, Imana niyo nkuru, kandi Imana niyo ikwiye ikuzo, Imana niyo kwishimwa. Hanyuma mugere aho iryo sengesho riri bukorerwa. Iyo umuyisilamu ageze aho isengesho rikorerwa muri cya kibuga nk'uko twabisobanuye, ntabwo akora isuna zo gusuhuza umusigiti. Arayicara agategereza kugeza igihe imamu ahagereye, maze akayobora isengesho. Muri icyo gihe tumutegereje, tuba dukomeza gusubiramo ya magambo nari maze kuvuga yo gusingiza Imana no kuyikuza cyane, no kugaragaza ko twishimiye ko turangije uku kwezi, twaba tukurangije amahoro. Twibuke gusabira abatabarutse muri uku kwezi, twibuke gusabira abatabarutse mbere yako, twibuke gusabira neza amahoro n'imigisha n'umutekano babandi badutanze mu mva, babandi batabashije gusangira Ramadhani ngo bayifunge nibura n'umunsi umwe. Tusabe Nyagasani adufashe tuzabashe gufunga Ramadhani y'umwaka utaha. Ngibyo ibyo dusabwa gukora muri iki gihe twitegura
kandi dukereye kuzajya mu munsi w'irayidi, maze ntuzibagirwe ko igihe wicaye imamu akaba hageze abagiye kuyobora isengesho, mugahaguruka mugakora ibice bibiri cyangwa se raka ebyiri, maze mwamara kuzikora hakaba hasigaye ibindi bice bibiri bigizwe n'inyigisho nk'uko tubisanganywe muri hutuba. Ni ikinyuranyo cy'uko kuwa gatanu dufata inyigisho mbere tukaza gusarira raka ebyiri nyuma, naho ku irayidi tubanza raka ebyiri hanyuma tukaza kumva inyigisho nyuma. Ni byiza ko wicara ukumva inyigisho z'umunsi w'irayidi, ukirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyakurogoya, cyangwa se ukirinda kugira ibindi wakora izo nyigisho zitararangira, ndetse tukumva n'ubutumwa bwagenwe n'ubuyobozi muri uwo munsi, cyangwa se bwagenwe bureba abayisilamu bose muri icyo gihe. Haranira umugisha, ukore ibikwiye, wubaha abakuyobora, kurikira amabwiriza. Nyagasani atwandikire ibyiza, tutsindire kujya mu bwami bwe bw'ijuru. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.